twongeye kubahereza ikaze rero kuri VOA Media TV mu biganiro bigiye bitandukanye. Kuri uyu munsi wa none rero tukaba tugarutse mu kiganiro cy'ubuzima, aho twakiriye umutumirwa muri studio za VOA Media TV. Ikaze muri studio za VOA Media TV. Murakoze kumpa ikaze. Tugiye kuganira ku kamaro k'ibimera n'akamaro kabyo ku mubiri wa muntu, ariko byumvikane ko turahera kuri iki gitunguru. Tutaratangira ikiganiro uwabanza ukibwira abadukurikiye. Nitwa Maniriho Abudu, ariko aho ntuye mu Bisizi, mudugudu wa Bisizi, bakaba banzi ku izina rya muganga. Yego. Ese ubuvuzi bwawe ubukora ute muri rusange mbere yuko twinjira mu miti watuzaniye kuri uyu munsi? Ubuvuzi bwanjye nganiriza abantu ku byerekeranye n'uburwayi. Iyo umuntu yumvisha uburwayi bwe akansaba umuti nkumugezaho aho yaba aherereye hose, yaba ari mu karere ka Rubavu aho nariho nkorera, cyangwa se no mu kandi karere. Yego. Hanyuma rero ndumva tudatinze twatangira ugasobanurira abantu badukurikiye kuri VOA Media TV. Turabona imbere yawe hari imiti igiye itandukanye. Abadukurikiye rwose bafite amatsiko yo kumenya ngo ese iyi miti ni bwoko ki, idufasha iki mu mubiri, ese twayikoresha iki n'ibindi bigiye bitandukanye. Naguhereza umwanya rero ugatangira ukadusobanurira imiti udufitiye kuri uyu munsi. Umuti mbafitiye, urabona hano hariho igisura. Igisura rero gifite umurimo ukomeye ku mubiri wa muntu, harimo nko gushyira imihango kuri gahunda ku bantu bafite amaraso akenye, cyane cyane abuze umunyungugu wa feri. Tuvuge cyane cyane nka babandi bava imyuna, uriya nawe ababuze umunyungugu bita feri, ushinzwe komora ingoma no kurinda imihango itagira gahunda. Ariko byumvikane ko umutobe w'igisura iyo utunganyije neza, habayeho igabanuka ry'amaraso ku mubyeyi wabyaye, ugatunganya umutobe wacyo, cyongera amasereka. Ariko ukeneye n'ibindi bisobanuro ndaza kubibahereza. Aka ni akamaro k'igisura kuko cyongera umunyungugu wa fere mu maraso, kikaba ndetse kivura n'imyuna. Noneho na hano uri kuhabona inkuri. Iyo bayita inkuri, ni inkuri irimo mu nkamba, umuhanga n'umunanira, ndetse ikaba ibumbye mu ibumba ry'umwimereri, ikaba ihabwa abadamu batwite, baribwa mu nda cyangwa se bagira isesemi batwite, cyangwa se bakunda kuremererwa inda, cyangwa se no gushaka gucika ko kwinda k'umudamu utwite. Kirere kita igikakarubamba. Igikakarubamba rero gikize ku munyungugu bita calcium na potassium, kikaba gikize kuri sodium na magnesium, kikaba ndetse gishinzwe ibyinjira n'ibisohoka mu mubiri wa muntu, ndetse aho ushobora no kugikoresha ku maso, ukagishyira mu maso wagwaye amaso kikakuvura amaso cyangwa se umuhaha. Ariko byumvikane ko yaba ugwaye yaba utagwaye wemerewe gukoresha igikakarubamba, kuko igikakarubamba gishinzwe ibyinjira n'ibisohoka mu mubiri wa muntu, ndetse kikaba gishinzwe no gutera ikogwa ry'insorotukutuku, dore ko tuzi ko umwijima ari ukora amaraso. Igikakarubamba kikaba gisohora n'uburozi mu mubiri wa muntu butandukanye, ariko nk'uko turi bukigarukeho nanone mu kukiganiraho ku kindi kiganiro kiri bukurikire inyuma. Noneho na hano nanone hari ifu. Iyi ni ifu y'igisura. Iyi fu y'igisura nayo ikora nk'igisura, eze kunyobwamo n'icyayi. Rero nanone hariho igitunguru cyahonye. Igitunguru cyahonye uko kibona gisohora imyuka yibumbira mu mara, ndetse kikaba gikize no kuri magnesium, cyane cyane ku bantu bakunda gukoresha imiti itandukanye, cyane cyane inaniza umwijima, cyane ku bantu bakunda gukoresha imiti itandukanye ifite ubutare bwa meleniyum bugenda bunaniza umwijima. Igitunguru cyahonye rero gisohora uburozi mu mwijima. Yego, tutarakomeza n'indi miti, ndabona imbere yawe hari ibintu byinshi cyane uri buze kugenda udusobanurira gake gake. Ndashaka kugira ngo muri rusange tubanze tugaruke ku burwayi mwaba mubasha kuvura bugiye butandukanye, kugira ngo
tuze kwinjira muri iyo miti by'umwihariko abantu bamaze gusobanukirwa n'iki iyo miti ivura muri rusange. Uburwayi tuvura rero tugiye guhera ku ndwara zo mu mara, aho umuntu ashobora kurya intungamubiri zitandukanye, wenda wariye itomati, wariye karoti, wariye isombe tuzi ko zisanzwe zongera amaraso ubundi muri rusange, ariko byumvikane ko hari inzoka iba mu rura runini ruba mu mwanda utegereje gusohoka hamwe bita muri koro. Iriya nzoka ikaba iba mu rura runini ruba mu mwanda utegereje gusohoka, ikaba itungwa n'ibyo kurya twariye. Byumvikane ko iyo umuntu ariye intungamubiri, ibiryo arabitamira bikagenda bikaja mu gifu, igifu kikabinogereza, byarangiza bikamanuka bikaja mu mara matoya. Iyo bigeze mu mara matoya, biva mu mara matoya bikohereza mu mwijima. Iyo bigeze mu mwijima, umwijima urabitunganya, wamara kubitunganya ugakuramo ibyo bita insorotukutuku, arizo zibyara amaraso. Iyo zimaze gutunganywa ari insorotukutuku zatunganyije n'umwijima, zohererezwa urwagasha, urwagasha rugakora amaraso, maze umutima kuko nawe ari ipombo ugakwirakwiza, kuko n'ibihaha nabyo byongera umwuka wa ogisijeni mu maraso, bikongera umwuka wa ogisijeni, maze ibiryo cyangwa se intungamubiri n'amaraso bigakwirakwira mu mubiri hose aho bikwiriye kugera. Ariko se ni ryari noneho umuntu ashobora kurya ibyongera amaraso ariko akarangwa n'amaraso make, akajya ibitera kureba neza ariko akajya arangwa no kureba ibikezi? Hari abantu bajya ibyongera amaraso bakarangwa n'isereri, hari abantu bajya tuvuga nk'iyi karoti, umuntu akaba yariye karoti ariko akajya arangwa no kureba ibikezi. Umuntu akaba ajya karoti akarangwa no kureba ibikezi kandi yayiguze amafaranga yaruhiye. Byumvikane ko rero iriya nzoka iba mu rura runini ruba mu mwanda utegereje gusohoka, dore ko iyo umuntu ayigwaye iraza ikarigata mu rura runini ruba mu mwanda utegereje gusohoka, uyigwaye akarangwa no kwishima mu kibuno. Ndetse nanone byumvikane ko niba wewe uyigwaye ukaba wariye za ntungamubiri, ikagenda igategera mu muhe uva mu gifu uja mu mara matoya, rwa rurenda ikarurigata, icyo gihe byumvikane ko ibyo wariye biba bibaye iki? Ipfabusa, kuko biba byitungiwe n'iki? Na ya nzoka. Icyo gihe ni hahandi wewe ubwawe ushobora kuba ujya karota ariko ukajya urangwa no kureba ibikezi, ukaba ujya isombe ariko ukaba urangwa n'amaraso makeya, cyangwa se ukajya ugira amasereka makeya kandi wariye ibyongera amasereka, biturutse kuri ya nzoka izi ikarigata rwa rurenda ruba mu mara matoya, umwijima ukabura ibyo utunganyamo amaraso. Niyo mpamvu aho ngaho unagize ikibazo. Biba byagenze gute? Sobanura abadukurikiye, biba byagenze gute kugira ngo umuntu arye ibyo byo kurya batubwiye ntibimugirire umumaro? Ni iki kiba cyabaye? Ikiba cyabaye aho ngaho byumvikane ko niba urwaye ya nzoka ya mibe ari izi ikarigata mu rura runini ruba mu mwanda utegereje gusohoka, ndetse bamwe akarangwa no kwituma umwanda uvanze n'amaraso, cyangwa akarangwa no gutumba no gutura amangati, icyo gihe ugira imikorere mibi yo mu gifu no mu mara. Niyo hantu uje kwituma ukituma icyuka gusa, cyangwa wajya kwituma ukituma umwanda ukomeye umeze nk'amahurunguri. Icyo gihe byumvikane ko n'intungamubiri zumirira mu mara. Ubwo rero byumvikane ko na bwa burwayi bundi butandukanye bujya intungamubiri, icyo gihe bugomba kukuzaza biturutse kuko bya bindi bitunga uburwayi bwo mu maraso bituruka mu mara. Ubwo byumvikane ko niba wari intungamubiri rero ya nzoka ikazitegera mu mara, uzahora ukorera iki? Inzoka. Twibuke ko mu nzoka mu mara harimo iyo bita steroitika, hari iyo bita mibatamoeba, hari iyo bita muyebakori, hakaba n'iyo bita sekarisi, hakabaho n'iyo bita tirikina, hakabaho n'iyo bita tirikirisi, hakabaho n'iyo bita angirura. Izo nzoka zose ziba mu nda y'umuntu kandi zitungwa n'ibyo kurya umuntu yariye. Igihe cyose rero uzarangwa no kujya kwituma ukituma icyuka gusa, ukarangwa no kwishima mu kibuno, ukarangwa no kwituma ururenda rwo mu mara, ukarangwa no gutumba, gutura amangati, kugira isesemi n'isereri bishingiye ku maraso, icyo gihe ugomba kugana muganga akaba yagufasha kuri ubwo burwayi bwawe. Yego, turaza kuza kubahereza umurongo mushobora guhamagaraho kugira ngo mubashe gusobanukirwa n'iby'uyu muganga, kugira ngo umukeneye azamuhamagare
namara kumuhamagara abashe kumugira inama cyangwa se abashe kuba yamugezaho ubuvuzi. Naringize ikibazo ndavuga se izi ndwara zo mu nda umaze kudusobanurira zaba zihuriye hehe n'indwara zo mu maraso? Byumvikane ko aho zihuriye n'izo mu maraso nuko ariyo tuvuga wenda nk'urugero nka diyabete. Ubundi ijambo diyabete mu kinyarwanda ni kw'amaraso. Gukena kw'amaraso ni gute rero? Ijambo diyabete ni virusi acide mu maraso igatukutuku ariko gukomera kw'iki kw'amaraso. Icyo gihe amaraso akaba amazi. Iyo amaraso amaze kuba amazi agira ururenda rwinshi. Byumvikane ko umuntu uko diyabete igenda ikura niko agenda agaragaza gucika intege no guhorana umunaniro cyangwa se kureguka ko ingingo. Ndetse byumvikane ko n'abagabo benshi diyabete muzi ko ibatera uburemba cyangwa n'abadamu ikabatera gukonjera. Ariko byumvikane ko nko kuri diyabete uramutse ufashe iyi fu y'igisura, ugafata ifu y'igisura ukajuyinywa mu mazi, ndetse n'igikakarubamba, kuko igikakarubamba wumvishe ko gifite ibyo bita calcium na potassium ndetse na sodium, kikabana n'ibisohoka mu mubiri wa muntu. Cyagiye ukoresheje umutobe w'igikakarubamba ndetse n'igisura nabyo biragufasha, ariko iyo ushaka kugira ngo tuyivure neza nabwo uratwegera. Dore buretse ko diyabete zirimo amoko abiri, hari diyabete y'igisukari na diyabete yumisha. Ariko nyine nk'uko wari ubivuze uramutse wagerageza ugasobanura abadukurikira TV ukababwira ese igikakarubamba wagikoresha ute cyangwa se bakifashisha bate? Kugira ngo ibyo ngibyo nabyo tugere ku kamaro k'igikakarubamba kukibasobanuriraho neza, namanza nkababwira inomero yanjye yakiraho. Yego 0788 66 93 747. Ariko noneho mfite n'indi ya Airtel. Nomero ya Airtel ni 07 04 ubwo ni 03 zihera. Reka tubasubiremo iyo nimero kugira ngo mubashe kuyumva neza. Nimero ya MTN aravuze ati ni 0788 666 93 747, ndetse na nimero ya Airtel ni 07 041 000. Ukabasha kumuhamagara akakugira inama ndetse akaba yagufasha mu buryo bw'ubuvuzi. Reka dukomeze rero dusobanukirwe n'imiti iteretse imbere yawe. Hano rero muri kuhabona iyi fu iri muri aka kabegeti. Iyi fu iri muri aka kabegeti irimo ikimera bita ituza. Tuza musanzwe muzi ko rihabwa n'abana bonka bakagarura, ndetse n'abandi bantu bagira ikibazo cyo gusimbagurika k'umutima. Harimo ikimera bita umwenya. Umwenya musanzwe muzi ko uruhura ubwonko ndetse ugasorana bya byuka byibumbira mu mara, ndetse ukongerera n'imbaraga igifu zo kunogereza ibyo kurya umuntu yariye. Nanone hakabamo umunkamba uringaniye nawe utari mwinshi. Musanzwe muzi ko umunkamba uvura inzoka y'ifumbi cyangwa se imanika, bamwe bita ngo ni imanika. Ariko nanone umunkamba wonyine muri rusange ushobora no kuvura zino ndwara za senezite uvanze n'ibindi bimera bitandukanye nka kanzigashi. Bikuvura senezite nubwo waba waragize ikibazo cyo kubyimba kw'igikono cyo mu mazuru igakira. Ariko byumvikane ko iyi fu nanone irimo ikindi kimera bita kenkina. Kenkina rero cyane cyane ku bantu bagira ikibazo cy'amaraso akenye bakajya barangwa no gucika intege, guhorana malaria ya buri munsi, muzi ko banywa kenkina. Ndetse na kenkina nanone igatera kuryoherwa ku bantu batakaje kuryoherwa. Aya ngaya ubundi gakoreshwa nk'iki, nk'amajyani, ukagenda ukayateka mu mazi. Ko nubwo harimo kenkina harimo n'ikindi kimera nanone bita rumari. Iyi musanzwe muzi rumari, ni ukuvuga ngo ni uruhuze rw'ibimera ruhuriye hamwe. Ariyo mpamvu n'abantu bagira ikibazo cyo gusimbagurika k'umutima, barangwa gusimbagurika k'umutima, kujya kwihagarika umuntu akihagarika udukari duke tujyana, ndetse no ku bantu batakaje ubushake bw'imibonano. Iyo batakaje ubushake bw'imibonano, muri iyi fu y'uruhuze rw'ibimera nk'uko mwumvishe ko harimo ituza, hakabamo rumari, hakabamo umwenya, hakabamo na kenkina, hakabamo umunkamba, wongeramo na tangahuzi. Kuko tangahuzi rero ari ibyerera mu butaka, yibitsemo umunyu ngugu bita calcium na potassium.
ndetse wo mu bwoko bw'ubusharire usagurutse imitsi minini n'imitoya. Ariyo mpamvu iyo wongeyemo tangawizi wongera n'ubushake bw'imibonano ku bitsina byombi, yaba ari ku gitsina gore cyangwa ku gitsina gabo. Ariko iyo ushaka kuruhura ubwonko, ushaka kuruhura igifu, ushaka gusohora biriya byuka byibumbira mu mara bitera kubyimba ko mu mara no kuziba kw'amara, no kuri babandi bajya kwituma bakituma umwanda ukomeye, nabwo ukoresha iyi fu, ubundi ibyo ngibyo bigashira. Yes, mwabyumvishe rero abantu mufite ibyo bibazo bigiye bitandukanye, twabahaye nimero za muganga, ushobora kumuhamagara ukamusobanuza cyangwa se akaguhereza ubundi bujyanama bujyanye n'uburwayi bwose waba ufite. Reka dukomeze rero n'imiti afite ahangaha imbere ye. Hakurya nabonye karoti, mbona urutomati ndetse n'agacupa. Reka dukomeze adusobanurira. Iyi ngiyi rero ni urutomati, ubundi urutomati bagwita purigatoma. Abantu benshi nibyo nahereyeho mbabwira, aho umuntu ashobora kwirirwa yiyuha ibyuya kugira ngo agaburire umubiri we umere neza, ariko akajya ibitera imbaraga, akajya ibyongera amaraso, akajya ibikomeza amaraso, ariko akajya arangwa no guhora acika intege, gusimbagurika k'umutima. Uru rutomati rero rwibitsemo ibyo bita gorobire ruje by'umwimereri, ndetse dore ko rufite na vitamini A y'umwimereri. Tuvuga cyane cyane nko ku bantu barangwa no gusimbagurika k'umutima. Gusimbagurika k'umutima nanone kurimo amoko abiri cyangwa se atatu, ariko ay'ingenzi ni abiri. Hari ibyo bita hypertension, umuvuduko w'amaraso, ariwo munyu mwinshi mu maraso, ari byo bita gukereta ko mu maraso, ariyo aside nyinshi mu maraso. Yamara kuba nyinshi mu maraso, umuntu akagira amaraso menshi ariko y'amazi, akajya arangwa no gusimbagurika k'umutima, akarangwa no kwaka umuriro mu birenge, guhorana intege nkeya, guhorana stress mu mutwe no guhora aribwa umutwe. Ariko byumvikane ko uramutse ufashe umutobe w'itomati wazirapa se, amara kuzirapa ukazikoramo umutobe, ukajunywa ikirahuri kimwe mu gitondo, ikindi saa sita, ikindi nimugoroba, byakurinda gusimbagurika k'umutima. Cyangwa se waba uri gufata imiti, kuko mwumvishe ko itomati ikize ku byo bita gorobire ruje, ari byo bitera gukomera kw'amaraso. Mwumvishe ko ziriya ndwara cyane cyane z'amavirusi, iyo zimenya aside mu maraso zitwika insoro tukutuku, ariko gukomera kw'amaraso. Ubwo rero wewe ufite cyane cyane buriya burwayi bunaniza amaraso, iyo ukunze gukoresha umutobe w'itomati biragufasha. Ariko nanone ushobora n'ubundi gukoresha za tomati ugira ngo urugufasha bwa burwayi bwo mu maraso, kuko ufite za ndwara zifata mu mara. Hanyuma ahangaha nagize ikibazo ku itomati, batubwiye ko ivura umuvuduko w'amaraso. Hanyuma se karukuru umuntu ashobora gukoresha itomati ariko bikanga, akaba ashobora kurwara umuvuduko w'amaraso? Impamvu rero umuntu ashobora gukoresha itomati cyangwa ukabuga itomati ariko ukajya urangwa no gusimbagurika k'umutima, ni uko uba ufite cya kibazo cyo mu mara. We niba ufite ikibazo cyo mu mara, n'ubundi burwayi bwose uzabana nabwo bujyanye bukorera mu maraso. Ubundi hari uburwayi bukorera mu mara n'uburwayi bukorera mu maraso. Niba uburwayi bwa burwayi rero bukorera mu maraso butungwa n'ibyo